uzugiye nasomeye nzi ngo abantu bazavuga ngo utabizi nago tumwemera uragenda ugasanga umuntu wize ngo arangije ni butari yicaye kuri filime bakamufata ye bakamubeshye murambabaza gusa umuntu muzima wize usobanutse ugasanga wicaye imbere filime y'umwana ni vode tide yiri hasi cyane mukanyigane muracyakeniye mwebwe filime turayitangiye nita kuryohera birakureba gipfa ko wampaye amafaranga yasikagariwe akiri imifuka yanyu barimo arakora umurimo wa yanga ntaretse ariko nkababwira ko ntunze n'umunwa katahutu n'amaguru yaranamuhombe ngo bari Burundi asigaye yirukanka muri ntuza muri Sagapuraje ufite akabika aho ngaho kobwa yiyekira akabike hari yarabona cyakunze ariko kitazi kuvuga abantu b'umuco ntago bapfa guhubuka kuvuga ni nkanye nyine kubabwira mfite umuco mfite kungenda nditonda giyewe bakobwa ni mutanyiteretera murakapfa sinzababwira murakicwa n'uburoro mujye mumbwira n'ikindi kije kimeze nk'ingunguru abo bare umukobwa rwose ushobora kubona bavuga batarwana ariko cyane bodyguard zampamagara wajya untungwe no gukora cyane gukora se nkawe nukora urakora urakoze cyane ufite ubwenge nuko ari bucyo ufite ubwenge buke aho kuyashimura muri yatuka well your crime and punishment how could I not urasa nuri mu gihano kuki nakwibwirira uravuga iki we'll see tuzabona Zamamagare, call me. Filime yiswe nde? Fato call. Call me on Tuesday. Uzamamagare kwa kabiri. Call me on Tuesday. Mukuri maridi. Hariya maridi so wa kabiri ra. Reka mbanze mbivuge mu gifaransa hari ukuntu nyambivuga rendi maridi merekeredi. Okay ni kwa kabiri. Umukobwa mutereta kamwe ngo uzamamagare kwa kabiri. Hey, hari abakobwa bameze nk'amashitani. Ugasanga umwakura ukukanye yakuze geje bundi yaranyibwiriye ngo abo umugore barandoze uwa mbere ariko bafite umugore wa kabiri bari umugore wa mbere ujyana ukikurira umugore ugasanga ni 5 hamagaye imyaka ikakubungamo mpaka Didi ntaje karabo umutwe rwose wuzuyemo imvuvu n'ibintu by'ibyondo Didi yagenda muri boda wanyamagabe ndavuga wanyamagabe ndabazi ntadi lift namo umuntu nuka nkene isekuru mishaje zimwe zifite ubwanwa imodoka yawe yanuka nk'isekuru mugabo yageze hano saba ko kunywa umukobwa umunsi barasokanye mwiza umukobwa mwiza I haven't yet. Interesting choice for a date. Mwana nyagasani umunsi nagatangaza uburyo wahisemo turimo guteretana umukobwa ni mwiza byo bakuri byandi by'amatimbi igikobwa kigushenyekira ukajya ni vampire aho ngaho muhagararanye harimo ibirakaye sinzi aho cyagiye ko ukabona afite utubuno tw'insumbane nk'uwo bajyaye ndababara buri uko ngeze hano matimba nimo gutambuka navuga abana b'abanyarwanda bagiye ko hatunazemo ibivejuru simba tutse mbarasi byubahiro bayaho ni ibikorano bya nyakupfa Jerks that I normally Twabwa cyajya no kuvuga kumva kirahiritira nka pipi niko uyu munsi rama 500 ugarure desa senkani Keep secrets still. mugabo yarebye umukobwa aramureba I do. Mana yanga nanyu ranese One that needs rescuing. hakindi wakwifuza kumbwira mechi umukobwa yitwa Emmy Read people pretty well. uzi gusoma abantu neza cyane It keeps me alive. bituma mbaho it keeps me alive imigongo yarayetamye si urumogi ni ikintu kibi abantu barashize igikobwa umunsi wa date wa mbere wo ku filime yiswe nde Fato Chase uguhamagara kuri telefoni kubi batamararesha hano kubita n'igikobwa gifite ijigo rimwe risumba irindi narumiwe abanyarwanda kazi bagiye he ko dusigaranye ibivejuru vampire gusa icyo nabonye cyari girima ngo wajyaho ni ingunguru reba umukobwa nibwo gikanguka ni mu gitondo arasa neza bakobwa ba matimba bakobwa bigahanga na nyakariro nakwiza kujya murya mu boroshe wanyoye n'icyayi ku buryo mu gitondo utabyuka ufite ifemba ingonera zakurenze mwoka apfamwe kobwa matimba urabyuka ukajya mu akavampire mwegeranye bitesheri afite ikintu cy'igituna bajyaho ni ikibyimba kiri mu jisho mwirira bibaho kobwa nguyu abakobwa ba matimba mwoka apfamwe mwakwiza kujya gushyira indimu mu maso kugira ngo atukuratye indimu uvanga n'urusenda ugakamuriramo mwoka apfamwe kobwa hano cyeragenda uri umusirikare urarirondo ngo hapi babaraye baduhanga
duhanganye nabo bandese kuru dofese bano babyirukanga nabyo gapfa amaso akarara yabyimbye yatukuye mukamuriremo indimu uvanga n'agasenda gakeya ugashyiramo n'akantu kakavuga shyushye ire n'uri ubuntu bw'ubutazitaza aho ngaho ijisho rigasa neza umuntu yakureba akajya n'umwana w'uruhinja w'imyaka w'amezi 8 cyane ni nkanjye muzandebe ibikobwa hano ngiye birambona bikavuza induru bishaka no kumfata ku ngufu mfite ibanga jewe agafaranga karahari nsa neza simboduka muziveho izi nazitwaye kera ndajugunya yangarebe iyo imodoka ikize ubu bwa Porsche ubu ngubu mwebwe mujye mureba niyo mparika yonyine mfitwe n'abastari bangaye ko nageze kuri Baban Boys ni ibiki bavuza induru ngo mwana turenze mani tuzakuririmba nimuzibeshye nzabasobanura mwuka apfamwe ndavuga abanyamagabe iyo muva ku bagore bateye nk'ingunguru barakiza gihirimanga wajya ni ingunguru bajugunye kuva ku musozi nje nakibonye hano kinjiye hano kirimo hakabisa ko gufite akabono gasumbana nakandi si ibivejuru batunaze mu kiri hano inyuma hano duri hano hafi abanyarwanda kazi bagiye ibi ni iki ko gensigaye imbabara cyane mwibuka bashaka kuvugana na Yanga bashaka kuvugana na The One Film Production nimero ya ni 078 murandika 078 60 88 340 ababipa ntago bahamagarwa hamagara byibuze utera n'umuntu muraro tiyangura asobanura abandi barakapfa gusa yangagira ngufu ejo akagaruka yagarutse 078 60 88 340 Eugene ni Eugene ntago mwari mubizi Olivier ni Olivia Oliver ntabwo ari Oliver ariko my friend nimba mbabwire je mbanandukanye n'abandi bapapira akagafite utuboko wajyaho ni imifupa kari kahakanye ufite ubwenge buke jure katuvuge kicwe n'uburoro nizarira kishi cyagariwe uratangiye gwakana Olivier yarazi ngo ndavuga Oliver ni Olivia Mr Oliver bari umukobwa nta n'umugabo mu cyongereza witwa Oliver babo nushaka kuzabikurikirane mvuga nguwize mfite injyana Mr abantu reka mbasobanurire cyagariwe ni nayo mpamvu nkora amajwi ya Petero ba Yohana ni ba John kandi ni izina ribi ni urunagiro nawe mu gifaransa simbizi niba Jean ari urunagiro kuko ni Jean ariko nujya mu cyongereza ugashaka ijambo John ujye muri dictionary yitwa Oxford uzasanga John ari urwiherero ari hamwe banagira simbabeshya Ezekiel ni ruhara Yanga ni umuntu muto kandi mwiza mama nyagasani icyababwira abakobwa ejo bundi giye bashaka kumfata ku ngufu buri munsi Imana ariko igakinga kaboko Imana irankunda cyane abantu bari bazi ngomeze nka Oscar ngo Yanga buriya ni isekurume afite ibintu by'ibyoya byamanutse kuri ntabwo giye meze nk'isekurume nkuru cyagariwe hano hari kishe cyo kirimo kiracunga filime irajya mbere hazi kirebera ntabwo kishyuye n'atanu kirareba filime kitishyuriye Mr ni nka benshi muri mwe ubuse mwajya mwishyuye nubusurira mwampaye reba filime kuntu iryoshye muri mu nyungu gusa mwungutse abantu barimo baricana mu gishima ukapfamwe ntago ari mwese ariko bagitifu batarimo hano n'abapolisi batarimo ariko abandi barakapfa abagabo ni base bayazana abagore ni banyira bayazana nyiranaka bari nyiranaka wase ni wa nyiranaka abagabo ni se naka wase naka wakanaka cyakariwe abakobwa buriye rwose sinzi ko no mu ijuru bazajyayo bo mu ijuru abantu ngo bagaragaye baragiye mu ijuru ni batatu Eliya Enoka nande wundi harya n'abamarayika bavuye mu ijuru banagaragaye Imana ijya no kurema yaravuze tireka dukora umuntu dusa nawe ibonye umuntu ari wenyine tireka turume ikizamunezeza abagore babaremye nyuma nta mugore bo mu ijuru wajya no mu muco nyarwanda ugasanga umuntu arakubaza ngo niko vuga igisokuru cyawe nta kinyogokuru kibaho nyuko arapfa gacaho nagore mwo kwiheba nago mbacuriye hano barababaye baravuga ngo Yanga yatuziye ako abagore bambabarire ntago mbatutse mu ijuru muri yo muruzuye Bikira Mariya yarababanjirije ariko ngo yapfuye kwa 7 sinzi ko yazutse bajya babeshya ngo Bikira Mariya ngo dusabire basabira iki yaraciyeho harabo byanditse ko yazamutsira ariko simbacuriye sinabatutse ariko abagore mu ijuru bariyo nubwo Imana yavuze tireka turemo umuntu dusa nawe kare madamu ngo yambana cyane umugabo wese asa n'Imana
yamara kubona umuntu iremye asa n'Imana, umuntu asa nabo mu ijuru, iti reka ariko tumuremera ikindi kintu kizamunezeza hano. Pipi se erega harimo n'abantu babibihangano bya Petero, pipa arimo. Yesu ngo kuva kera yari ijambo, Imana ikavuga iti bibe, ijambo akabikora. Jambo yagiye kuruhuka Petero maze nawe barahanza ati ya reka dutabara umwana w'Imana. Ba pipi bajyaho ijigo rimwe ba rikabyibuha kurusha irindi. Igitsintino kwa umufufuka burasohotse. Mwangoro kwa ijosi rikaba rirabyimbye. Ariko ntabwo ari polisi zo kwisi hose, hari zihuta, nje hari zihuta nzi nkizi wacu. Ariko jya muri Republika Iharanira Abaturage bazamburi. Gitondo ujya kumva ngo ngo abagore batandatu bafashwe ku ngufu muri karitsiye. Ngo ubwana butanu nabwo babufashe, abantu batinyuka n'ubwana koko. Ye mugenzi nuko yari yararobeye kuri cya kindi, kumbi nawe yararobye kera. Gusa yamwanze kubera iki? Kubera amabere ye. Abakobwa bafite amabere ameze nk'ibintu by'ibikarito, nta muntu bakunda. Umukobwa amubwira uti wajimije buja akavana y'ikibere kimeze nk'igitambaro ngo akazimi, akongera akazingazinga kabika. Uyu ni cyamwangiye, none uwo yakurikiye ufite amabere meza atumye bamurasa, amubanye ibibazo. Bakobwa ni mwige kurinda amabere yanyu atazamera nk'ibitambaro. Wajya gukubita sheri wawe urushyi yakurakaje ukabona ukuboko ni kugera ukavana ryabere rirerire ngo pyu ugasubiza ukazingazinga ukabika. Filime nuko igenze. Boss says he can't make it. Out of town guests. Bosi avuze ko ataza ngo mubonane. Business matters, no doubt. Oh, what Ni about... umugabo wa business nawe urabizi. The boss says Afite abandi he's bashyitsi. having a talk with the chief of police tomorrow. Bosi ambwiye ko avuganye n'umukuru wa polisi. The friends. Ntugire ikibazo. Don't worry. Ntugire ikibazo kabisa. On the job. Now, why don't we... The girls... Kuki turapolisa twembi? Girls? Abakobwa nabo baraje, abakobwa. Hey, boss. Bose b'abakobwa twabasanye umusore kugira ngo bamushishishe bamuzana ibikumi. Bya bindi bya bikumi ugenda ukabaza se mutuye hehe? Ngo uriyo ngiyi nibikurangire. Mukora iki se? Turikorera. Nabashoramari ngabo. Abashoramari baramwegereye ni bamuzaniye. I want you to meet Miss Wu Ma. Hura n'umukobwa w'uma, nuwo ngo uraho. And Pong Yang. Na Pong Yang. Urumva amazina y'abakobwa? Pong Yang, w'uma. Bas, bamuvanira icyo kunywa niyo babanza kugipolisa. Manager. Thanks. Rakoze. Now then, why don't we start with a drink? Yes, a good idea. Kuki tudatangira turimo kunywa? Ni igitekerezo cyiza. Ya, ko najya nk'inzoga sinabatijwe ejo bundi reka. Gerageza kugira ngo tumvikane gerageza. Ntabwo yigeze yisukiramo. Pongo yenga musukiramo. Pongo yenga. Well, Chang, how about a little drink? Chang, how about a little drink? How about a little drink? Gisuka ntabwo kimenyereye kunywa inzoga. Abahenze, ngizo. Uzuka harimo umwunyu, harimo umwunyu wa hehe. Bakananga batazi kunywa inzoga bumva neza ari urwunyunyu. Iyo zitangiye gukubita nibwo umenya ko atari umunyu ahubwo ari swingi wanywaga ukazumvamo urwunyunyu. Hongera usuka iyo yimaze marongera agasuka kirongera gihirikayo. Kirasinda vuba ntabwo kiri buturushye nakibonye kabisa. Kirafata vuba ubusingizi. Man. Hano hari umukobwa ukuze bamwegereje, tekinike zose arazizi. I'm glad that you're here celebrating with us, Chang. Ndanezerewe kuri hano, urimo kwinezeza natwe Chang. Afite ijwi umugabo uravugira mu ntuza hano mu ntuza ukumva neza ijwi mu gituza riravaye ruguhatiriza. A great future, you'll see. Komeza unyweremo, hanyuma unywemo natwe turanywemo. Please. Tunyweremo kabisa, please. S'il vous plaît, je t'en prie. D'accord, oui, si. Cyo ni igifaransa. Now let's eat, I'm hungry. Hanyuma reka turye, ndashonje. Let's eat, I'm hungry. Ni ibirori. Uko hakurya barimo kurya Cheni nabo ntabwo yagarutse iryo joro. Bagenzi bari hakuno nabo bagiye kurya. Bari bagiye kurya ariko hano Kabondo byaramunaniye. Kabondo afite ukuboko my friend. Dore urugongo. Niya madasanwa nuko atari neza ahubwo ari nabizana mada. Sare baramutsindishije batajya kumuha imigano myinshi cyane bahambiranje ngo ayivune. Musara arakomeye. Kavuna imigano yabo. No, please, Jess. Ntabwo ari gutyo kabisa. Arakomeye n'ubwo rwasize narwumvishe. Narwekaga mu itonde.
mu gusinda kwarwo rurakomeye baramusindishije umusore yamazemo icupa ari wenyine ry'inzoga kandi zimwe zikarishye spirits bazita inzoga za spirits ngo ni inzoga z'imyuka bamuhaye y'umwuka iramuhagaye urana kumuhaga akabona n'abantu bihaze do kibyimbye nk'igikeri zikamuhagaye dore kumuhaga nta muntu akireba neza kubera inzoga ariko siwe wa wundi tubana nyumbani uyu akamubonamo wa wundi babana mu rugo iki cyakaranza akanyobwa akakibona wa wundi wo mu rugo bas niba ukuntu uyu musunika bimujyana imbere hari abatariye hakuno iri ni ryo jana ryo mu karitsiye rebejeyo gatuze indira gasumba kwa kundi rero umuntu ngo ugiye kureba igituza ukibona iribondo ryarazamutse ni amametero basi Still out here? uracyari hanze still out here yego You should go to bed. It's cold out here. gomba kujya kuryama hano harakonje wese kuje ntacyo wifubitse genda umugabo wa hehe bagabo bapfiramo amarira atemba agwa mu nda And Che, where is he now? hanyuma zo cenca wari ye Will you? nugira ikibazo cenca wanjye icyo nza yakwitaho waragaruka byanze bikunze Oh, well. ntabwo ari uko byakabaye Stop your crying. We know you're... rekera kurira wagiye agiye gushakisha abagenzi be babuze niwe batangiye kumugirira nabi bamunywesheje inzoga thinking the same thing. dore abari mu rugo natwe twese turatekereza bimwe bamunywesheje inzoga bamuha ibikobwa bimwe bikuze kabisa kimwe cy'igikobwa nawe ureba ukavuga uti iki kirakuze babakobwa bisiga powder yakubita ku munkanyari igatumuka bamuha igikobwa mu gihe tekinike zose kiramuryamisha kumbe bashaka aya yewe gamagagari we muti kumbe wa mutipe ni ibogare mana we narabwiye ngo Junior GT is back abantu mukunda gasonye rero umunsi gwa none kibamba nigarukiye icyamamare nifatiyemo bazanye Ip Man Kane akobise intambara ya nyuma na nyuma the final fight Ip Man Donnie ni yaje twabonye rimwe kabiri gatatu iyi ni Kane nimba ukunda action ino yicikwe babonye twinshi filime zatambutse nk'izi ngizi aka kaje ari rurangiza kano kaje guca akagozi gufungaho the final fight Ip Man Scott Adkins yaje mutebutsi umwongereza namugaruye nongeye guhuza ibikura nkota gusa niwumva izina Junior GT wumva iterambere rya business yawe ukeneye kwamamaza business yawe kuri filime zisobanuye za Junior GT niba ikigoye ubu guhera ku mafaranga 5,000 wakwamamaza ibikorwa byawe kuri filime zisobanuye hamagara 0,890,686 maze business yawe yitabirwe n'isoko n'amaduka by'abakiriya hano mukunda gasobanuye nicyo gena ko kanya nga amafaranga mwateganyirije umuvandimwe Kibamba nangire nkusanye shyire mu gafuka nigendere utanga amafaranga nanjye mbahe ibyishimo ngiye ngurisha ibyishimo curuza ibineza neza bakise Ip Man Kane abantu bafite utubafure turwaye ngo akabafure kawe ukegezeyo bona fere mogolopo bona kuku nakamutuye cyane karacyatangira bakise Ip Man the final fight Scott Adkins yakajemo cyane Mandarin Motion Pictures Limited nabaguteguriye cyane muribaza impamvu ntuje ubu ntago muyiyumvisha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
ko tumuzi akunda gusakuza no gushwanyagurika ubu ari mu biki muti agihera ko tumuzi yatangiye nta gahenge aho umuntu ko kwitonda none yeni yakajemo cyane Wuyi Vanessa Scott Adkins Mutebutsi yakajemo cyane Kate Chenge Kanini Ngo Chris Collins tupfa imyumvire yo gusakaza umuco wacu abanyamahanga bapfa meza n'ikirahure abanza mweseye Master Ip nahubuka wani arasukuma undi nawe arohereza yitonze bari ku ameza ahenze ibyo Bruce akora arabizi neza ko ari byo akeneye ngo bagure umuco w'abashinwa ugera ahantu hose umenyekane wamamare bano babyanze ntabwo bakeneye ngo umuco wabo Rwanda bawuvogere bawumenye mwihangane ko bakwamo umutoza wa kungufu utoza abasirikare babo ndetse 2001 nibwo byagiye muri programme y'igisirikare y'umwitozo wo kungufu uyu munsi muri Amerika itozwa mu gisirikare ndabakunda cyane uko igenze bakise Ip Man Kane the finale niwumva izina Junior Giti numva iterambere rya business yawe ukeneye kwamamaza business yawe kuri filime zisobanuye za Junior Giti niba ikigoye ubu guhera ku mafaranga 5,000 wakwamamaza ibikorwa byawe kuri filime zisobanuye hamagara 0,890,686 maze business yawe yitabirwe n'isoko n'amaduka by'abakiriya. filime turayitangiye nita kuryohera birakureba gipfa ko wampaye amafaranga yasikagariwe akiri imifuka yanyu barimo arakora umurimo wa yanga ntaretse ariko nkababwira ko ntunzwe n'umunwa katahutu n'amaguru yaranamuhombe ngo bari Burundi asigaye yirukanka muri ntuza muri Sagapuraje ufite akabika aho ngaho kobwa yiyekira akabike hari yarabona cyakunze ariko kitazi kuvuga abantu b'umuco ntago bapfa guhubuka kuvuga ni nkanye nyiri kubabwira mfite umuco mfite kungenda nditonda jewe bakobwa ni mutanyiteretera murakapfa sinzababwira murakicwa n'uburoro mujye mumbwira n'ikindi kinje kimeze nk'ingunguru abo bare umukobwa rwose ushobora kubona uyu mugabo batarwana ariko cyane bodyguard zampamagara wajya untungwe no gukora cyane gukora se nkawe nukora urakora urakoze cyane ufite ubwenge nuko ari bucye ufite ubwenge buke aho kuyashima muri yatuka well your crime and punishment how could I not turasa nuri mu gihano kuki nakwibwirira uravuga iki we'll see tuzabona zamamagare call me filime yiswe nde Fato call me on Tuesday uzamamagare kuwa kabiri call me on Tuesday mukuri maridi hariya maridi so wa kabirira reka mbanze mbivuge mu gifaransa hari ukuntu nyambivuga rendi maridi merekeredi okay ni kuwa kabiri umukobwa mutereta kamwe ngo uzamamagare kuwa kabiri hey hari abakobwa bameze nk'amashitani ugasanga umwakura wukukanye yakoze gejo bundi yaranyibwiriye ngo abo umugore barandoze uwa mbere ariko bafite umugore wa kabiri bari umugore wa mbere nukikurira umugore ugasanga ni shitani hamagaye imyaka ikakubungamo mpaka Didi ntaje karabo umutwe rwose wuzuyemo imvuvu n'ibintu by'ibyondo Didi agenda muri boda wanyamagabe ndavuga wanyamagabe ndabazi ntadi lift namo umuntu nuka nkene isekurume ishaje zimwe zifite ubwanwa imodoka yawe yanuka nk'isekurume mugabo yageze hano saba ko kunywa umukobwa umunsi barasohokanye mwiza umukobwa mwiza I haven't yet. interesting choice for a date Mana nyagasani umunsi nagatangaza uburyo wahisemo turimo guteretana umukobwa ni mwiza byo bakuri byandi by'amatimbi igikobwa kigushenyekira ukajya ni vampire aho ngaho muhagararanye harimo ibirakaye sinzi aho cyagiye ko ukabona afite utubuno twe sumbane nk'uwo bajyaye
ndababara buri uko ngeze hano matimba nimo gutambuka navuga abana b'abanyarwanda bagiye he ko hatunazemo ibivejuru simba tutse mbarasi byubahiro bayaho ni ibikorano bya nyakupfa Jerks that I normally. twabwa cyajya no kuvuga kumva kirahiritira nka pipi niko uyu munsi rama 500 ugarure desa senkani Keep secrets too. mugabo yarebye umukobwa I aramureba do. mana yanga nanyu ranese Yesu One that needs rescuing. hakindi wakwifuza kumbwira mechi umukobwa yitwa Emi Read people pretty well. uzi gusoma abantu neza cyane It keeps me alive. bituma mbaho it keeps me alive imigongo yarayetamye si urumogi ni ikintu kibi abantu barashize igikobwa umunsi wa date wa mbere umunsi wa mbere wo ku filime yiswe nde Fato Chase uguhamagara kuri telefoni kubi batamararesha hano kubita n'igikobwa gifite ijigo rimwe risumba irindi narumiwe abanyarwanda kazi bagiye he ko dusigaranye ibivejuru vampire gusa icyo nabonye cyari girima ngo wajyaho ni ingunguru reba umukobwa nibwo gikanguka ni mu gitondo arasa neza bakobwa ba matimba bakobwa bigahanga na nyakariro nakwiza kujya murya mu boroshe wanyoye n'icyayi ku buryo mu gitondo utabyuka ufite ifemba ingonera zakorenze mwuka apfamwe kobwa matimba urabyuka ukajya ngo nakavampire mwegeranye bite sheri afite ikintu cy'igituna bajyaho nanjye ni ikibyimba kiri mu jisho mwirira bibaho kobwa nguyu abakobwa ba matimba mwuka apfamwe mwakwize kujya gushyira indimu mu maso kugira ngo atukuratye indimu uvanga n'urusenda ugakamurira mu mwuka apfamwe kobwa hano cyeranye nawe uri umusirikare urarirondo gwapi babaraye duhanganye nabo bandese kuru do fese bano babyirukanga nabyo gapfa amaso akarara yabyimbye yatukuye mukamuriremo indimu uvanga n'agasenda gakeya ugashyiramo n'akantu kakavuga shyushye ire n'uri ubuntu bw'ubutazitaza aho ngaho ijisho rigasa neza umuntu yakureba akajya n'umwana w'uruhinja w'imyaka w'amezi 8 cyane ni nkanjye muzandebe ibikobwa hano ngiye birambona bikavuza induru bishaka no kumfata ku ngufu mfite ibanga jewe agafaranga karahari nsa neza simboduka muziveho izi nazitwaye kera ndajugunya yangarebe iyo imodoka ikize ubu bwa Porsche ubu ngubu mwe mujye mureba niyo mparika yonyine mfitwe n'abastari bangaye ko nageze kuri Baban Boys ni ibiki bavuze induru ngo mwana turenze mani tuzakuririmba nimuzibeshye nzabasobanura mwuka apfamwe ndavuga abanyamagabe muva ku bagore bateye ingunguru barakiza gihirimanga wajya ni ingunguru bajugunye kuva ku musozi nje nakibonye hano kinjiye hano kirimo hakabisa ko gufite akabono gasumbana nakandi si ibivejuru batunazemo kiri hano inyuma hano duri hano hafi abanyarwanda kazi bagiye he ibi ni iki ko gensigaye imbabara cyane mwibuka bashaka kuvugana na Yanga bashaka kuvugana na The One Film Production nimero ya ni 078 murandika 078 60 88 340 ababipa ntago bahamagarwa hamagara byibuze utera n'umuntu muraro tiyangura asobanura abandi barakapfa gusa yangagira ngufu yaje akagaruka yagarutse 078 60 88 340 Eugene ni Eugene ntago mwari mubizi Olivier ni Oliver ntabwo ari Oliver ariko my friend nimba mbabwire je mbanandukanye n'abandi bapapira kagafite utuboko wajyaho ni imifupa kari kahakanye ufite ubwenge buke jure katuvuge kicwe n'uburoro nizarira kishi yes cyagariwe uratangiye gwakana Olivier yarazi ngo ndavuga Oliver ni Olivia Mr Oliver bari umukobwa nta n'umugabo mu cyongereza witwa Oliver babo nushaka uzabikurikirane mvuga nguwize mfite injyana Mr abantu reka mbasobanurire yes cyagariwe ni nayo mpamvu nkora amajwi ya Petero ba Yohana ni ba John kandi ni izina ribi ni urunagiro nawe mu gifaransa simbizi niba Jean ari urunagiro kuko ni Jean ariko nujya mu cyongereza ugashaka ijambo John ujye muri dictionary yitwa Oxford uzasanga John ari urwiherero ari hamwe banagira simbabeshya Ezekiel ni ruhara Yanga ni umuntu muto kandi mwiza mama nyagasani icyababwira abakobwa ejo bundi giye bashaka kumfata ku ngufu buri munsi Imana ariko igakinga akaboko
Imana irankunda cyane. Abantu bari bazi ngo meze nka Oscar ngo yanga buriya ni isekurume afite ibintu by'ibyoya byamanutse ku ntabwo jewe meze nk'isekurume nkuru. Asicyagariwe. Hano hari kishe cyo kirimo kiracunga filime irajya mbere hazi kirebera ntabwo kishyuye n'atanu. Kirareba filime kitishyuriye Mr. Ni nka benshi muri mwe ubuse mwajya mwishyuye. Nubusurira mwamaye reba filime kuntu iryoshye. Muri mu nyungu gusa mwungutse abantu barimo baricana mu bwishima. Ukapfamwe ntago ari mwese ariko bagitifu batarimo hano n'abapolisi batarimo ariko abandi barakapfa. Abagabo ni base bayazana abagore ni banyira bayazana. Nyiranaka bari nyiranaka wase ni wa nyiranaka. Abagabo ni se naka wase naka wakanaka. Yes cyakariwe. Abakobwa buriye rwose sinzi ko no mwijuru bazajyayo. Bo mwijuru abantu ngo bagaragaye baragiye mwijuru ni batatu Eliya Enoka nande wundi hari. N'abamarayika bavuye mwijuru banagaragaye Imana ijya no kurema yaravuze tireka dukora umuntu dusa nawe. Ibonye umuntu ari wenyine tireka turume ikizamunezeza. Abagore babaremye nyuma nta mugore bo mwijuru. Wajya no mu muco nyarwanda ugasanga umuntu arakubaza ngo niko vuga igisokuru cyawe nta kinyogokuru kibaho nyoko arapfa gacaho. Nagore mwo kwiheba nago mbacuriye. Hano barababaye baravuga ngo yaga yatuziye. Ako abagore bambabarire ntago mbatutse mwijuru muri yo muruzuye. Bikira Mariya yarababanjirije ariko ngo yapfuye kwa karindwi sinzi ko yazutse. Bajya abeshya ngo Bikira Mariya ngo dusabire basabira iki yaraciyeho. Harabo byanditse ko yazamutse ra. Ako simbacuriye sinabatutse. Ariko abagore mwijuru bariyo nubwo Imana yavuze ati reka turemo umuntu dusa nawe kare madamu ngo yamana cyane umugabo wese asa n'Imana. Yamara kubona umuntu iremye asa n'Imana umuntu asa nabo mwijuru iti reka ariko tumuremera ikindi kintu kizamunezeza hano. Pipi se herega harimo n'abantu babibihangano bya Petero pipa arimo. Yesu ngo kuva kera yari ijambo Imana ikavuga iti bibe ijambo akabikora. Jambo yagiye kuruhuka Petero maze nawe barahanza ati ya reka dutabara umwana w'Imana. Ba pipi bajyaho ijigo rimwe ba rikabyibuha kurusha irindi. Igitsintino kwa umufufu kaburasohotse. Mwangoro kwa ijosi rikaba rirabyimbye. Ariko ntabwo ari polisi zo kwisi hose. Hari zihuta, nje hari zihuta nzi nkizi wacu. Ariko jya muri Republika Iharanira Abaturage bazamburi. Gitondo ujya kumva ngo ngo abagore batandatu bafashe ku ngufu muri karitsiye. Ngo ubwana butanu nabwo babufashe abantu batinyuka n'ubwana koko. Ye mugenzi nuko yari yararobeye kuri cya kindi kumbi nawe yararobye kera. Gusuye yamwanze kubera iki kubera amabere ye. Abakobwa bafite amabere ameze nk'ibintu by'ibikarito. Nta muntu bakunda. Umukobwa amubwira uti wajimije buja akavana y'ikibere kimeze nk'igitambaro ngo akazimi. Akongera akazingazinga kabika. Uyu ni cyamwangiye none uwo yakurikiye ufite amabere meza atumye bamurasa. Amubanye ibibazo. Bakobwa ni mwige kurinda amabere yanyu atazamera nk'ibitambaro. Wajya gukubita sheri wawe urushyi yakurakaje ukabona ukuboko ni kugera ukavana ryabere rirerire ngo pyu ugasubiza ukazingazinga ukabika. Filime nuko igenze. Aya yewe gamagagari we mutikumbe wa mutipe ni bogare mana we. Arabwe ngo Junior GT is back. Abantu mukunda gasone rero umunsi gwa none kibamba nigarukiye. Icyamamare nifatiyemo bazane Ip Man Kane akobise intambara ya nyuma na nyuma the final fight. Ip Man none ni yaje twabonye rimwe kabiri gatatu iyi ni Kane. Nimba ukunda agisheni ino yicikwe wabonye twinshi filime zatambutse nk'izi ngizi aka kaje ari rurangiza kano kaje guca akagozi gufungaho the final fight. Ip Man Scott Adkins yaje mutebutsi umwongereza namugaruye nongeye guhuza ibikura nkota gusa. Niwumva izina Junior GT numva iterambere rya business yawe ukeneye kwamamaza business yawe kuri filime zisobanuye za Junior GT niba ikigoye ubu guhera ku mafaranga 5,000 wakwamamaza ibikorwa byawe kuri filime zisobanuye. Hamagara 0,890,686 maze business yawe yitabirwe n'isoko n'amaduka by'abakiriya.
hano mukunda gasobanuye nicyo gihe nako kanya nga amafaranga mwateganyirije umuvandimwe Kibamba nangire nkusanye shyire mu gafuka nigendere utanga amafaranga nanjye mbahe ibyishimo ngiye ngurisha ibyishimo curuza ibineza neza bakise Ipman Kane abandi bafite utubafure turwaye ngo akabafure kawe ukegezeyo bona fere mogolopo bona kuku nakamutuye cyane karacyatangira bakise Ipman the final fight Scott Adkins yakajemo cyane Mandarin Motion Pictures Limited nabaguteguriye cyane muribaza impamvu ntuje ubu ntago muyiyumvisha tuko tumuzi akunda gusakuza no gushwanyagurika ubu ari mu biki muti agera ko tumuzi yatangiye nta gahenge aho umuntu ko kwitonda none yeni yakajemo cyane uyi Vaness Scott Adkins mutebutse yakajemo cyane Kate Chenge Kanini Ngo Chris Collins tupfa imyumvire yo gusakaza umuco wacu abanyamahanga bapfa meza n'ikirahure abanza mweseye Master Ip nahubuka uwandi arasukuma undi nawe arohereza yitonze bari ku meza ameza ahenze ibyo Bruce akora arabizi neza ko ari byo akeneye ngo bagure umuco w'abashinwa ugera ahantu hose umenyekane wamamare bano babyanze ntabwo bakeneye ngo umuco wabo Rwanda bawuvogere bawumenye mwihangane ko bakwamo umutoza wa kungufu utoza abasirikare babo ndetse 2001 nibwo byagiye muri programme y'igisirikare y'umwitozo wo kungufu uyu munsi muri Amerika itozwa mu gisirikare ndabakunda cyane uko igenze bakise Ipman Kane the finali niwumva izina Junior Giti numva iterambere rya business yawe ukeneye kwamamaza business yawe kuri filime zisobanuye za Junior Giti niba ikigoye ubu guhera ku mafaranga 5,000 wakwamamaza ibikorwa byawe kuri filime zisobanuye hamagara 078 90 686 maze business yawe yitabirwa n'isoko n'amaduka by'abakiriya